ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo. Yesu arakiza. Iyo umwemereye Yesu agira ate? Arakiza. Nanjye naramubonye. Ashima Imana. Ashima iki? Haleluya. Kunda umwanzi wawe. Mu gitondo wihanganire umwanzi wawe. Aho biri ngombwa umugaburire. Aho biri ngombwa umwambike. Haleluya. Amina. Haleluya. Mana tugirire neza. Nyiribihe akurasire abakwirukankana. Haleluya. Agira ibyo yafatamiri, agira ibyo yananiza, agira ibyo yakwirukana ku buzima bwawe. Haleluya. Namase imyaka 8 ndimo. Ndetse wa mwana wari mu nda ntabwo yakoraga, nta konka, nta kubuja. Namwe murabyumva abantu babyaye, ariko Yesu naramubonye. Imyaka 5 n'amezi 2 ndetse harenzeho n'iminsi nk'ingahe. Imana irangenderera. Nanone turi ku rusengero fatwa ntungurwa n'ibise, ntungurwa no kumva umwana akina mu nda, ntungurwa n'ibyo bintu. Imana irantungura, ngiye kwa muganga baravuga ngo ndabyara kandi umwana yari yarabuze. Haleluya. Ibikomeye wadukuye kure mu izina rya Yesu Kristo. Turanezerewe, tunezejwe n'Imana mu mutima. Izina ryawe rihimbazwe. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana igira neza umunsi ukira. Izina ryawe rihimbazwe. Turi imbere y'amaso yawe, tubangamiye abadayimoni, tubangamiye imyuka mibi, turakufita hasi byikakaza. Imbaraga z'umwijima zikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo kwizerwa. Izina ryawe rihimbazwe. Aya masaha turi imbere yawe Mana, tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Uri Imana ikura ku cyavu, uri Imana ihumura, uri Imana igira neza umunsi ukira. Izina ryawe rihimbazwe. Ubwoko bwawe buri imbere yawe Mana, buhe gutegera amatwi iri jambo cyangwa se ubu buhamya. Izina ryawe rihimbazwe. Sobanura ibidasobanutse. Tubangamiye imbaraga z'umwijima, imbaraga z'amahembe, imbaraga z'ibitega, imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu. Takarabo. Uri umukozi w'umuhanga. Uwiteka Imana Nyiringabo, reka utugirire neza kandi abantu babahe kugubwa neza. Izina ryawe rihimbazwe. Uwiteka Nyiringabo, badukurikiranye kuri aya masaha, reka ubahe kugubwa neza, bahe gufashwa n'ubu butumwa. Izina ryawe rihimbazwe. Uri Imana ifite imbaraga. Komeza uhabwe icyubahiro. Tugukomeye amashyi mu izina ryawe. Amen. Tugiye gutangiza ijambo ry'Imana byakozwe n'intumwa ibice 3. Tureba ku murongo wa 2 ndetse ku murongo w'10. Yesu nashimwe. Amen. Petero na Yohana bakiza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge. Yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero. Muvuge ngo amen. Amen. 3. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntacyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Muvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen.
bite n'ibimubayeho. Petero na Yohana bavugaga Imana bibarimo. Haleluya. Petero ni wowe unkurikiranye, Petero ni nge, Imana itugirire neza. Haleluya. Amina. Haleluya. Imbaraga z'Imana zirakora mu gihe Imana yategetse. Haleluya. Amina. Haleluya. Komera Yesu amashyi. Ngo nuko Petero na Yohana bazamuka umusozi muremure. Haleluya. Ngo bajya mu nzu y'Imana. Hari mu gihe cy'isaa 9. Haleluya. Imana ikugirire neza, Imana ibane nawe, Imana ikurwanirire muri aya masaha. Haleluya. Nawe hamagara hari uwakumva, Imana itugirire neza. Haleluya. Amina. Haleluya. Ubundi agira ngo wowe unkurikiranye wumve ko hari imbaraga z'imiri zindi. Imana ishimwe. Tugeze ku buhamya. Amina. Haleluya. Amina. Amina. Gira mugenzi ngo wirangare. Kubaha Imana birayineze. Namase imyaka 8 ndimo. Ongeraho ko yanda kibimana mikimara kugenda uko yabikosoreye icyarimwe. Haleluya. Yarabikosoye, indara yikosora, mu maso arahakosora, umugongo arawukosora, amaguru arayakosora, amaboko arayakosora, sigara ndisesenge mu bijyanye no kuvuga Imana, yasigaye ndi n'ikiragi nta kuvuga, cyakora inzara yamara kungera ngo atega amaboko. Yesu nashimwe. Cyo mbere cy'ubuhamya. Haleluya. Amina. Haleluya. Bazana ijambo rivuga ngo Yesu nagukerereza azagutegera. Amina. Haleluya. Umugore mureba Yesu yagize kumukerereza, igihe kigeze aramutegera. Amina. Haleluya. Yesu nashimwe. Nari umunyabyaha, ntabwo nari nkwiye kuvuga izina ry'Imana. Amina. Haleluya. Nakorera Imana, korera Imana ndi mutoya, korera Imana ndi umwana. Haleluya. Ariko mbikora harimo n'ibyo akavuga. Yesu nashimwe. Ariko igihe kigeze mbona ukuboko kw'Imana. Icyo ni igice cya mbere dutangiriyeho. Amen. Agize amahirwe ndiga, Imana ingirira neza, imikigo cyiza n'amanota meza, yewe nza no mu bakobwa b'imbere, Imana ingirira neza. Haleluya. Ariko igihe kigeze ngeze mu kigo hagati ngira inshuti mbi. Haleluya. Birumvikana. Abankurikiye nugira inshuti mbi ntabwo uzakugeza ku cyiza. Haleluya. Amina. Haleluya. Yarasengaga ariko ntabwo gusenga yari afite, nta no kuzura umwuka wera yari afite, yari impumyi. Haleluya. Amina. Haleluya. Ambura Yesu amakuvuga ngo Yesu arashoboye. Tangiye umwaka wa mbere bona nta kibazo, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu birahinduka. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Bimaze guhinduka, umukobwa arirwaza, numvaga ko arwaye, ariko yari amayere, yari afite ikindi agambiriye. Nturangare, ukurikire, umva icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Umukobwa aza kwirwaza, ambwira ko yarwaye umutwe, tuza gutoroka ikigo. Ese muri mwe niba harimo n'abanyeshuri, mwige ariko musabe n'Imana ubwenge. Gutoroka ikigo bingwa nabi. Muri icyo gihe, Amina. Haleluya, nari muto cyane, nari mfite imyaka ikiri hasi 16, 17 aho. Naho gutoroka ikigo, Amina yari yavuganye n'ibirara, ntazi ko bagiye kuntangiza irindi shuri. Haleluya. Njye nangiye gutangira ishuri, nibyo nari mvuyemo ryari ishuri, tangira ubundi buzima bundi bushya. Kuri mugeze ngo Yesu arabihindura. Amina. Haleluya. Ariko Yesu akangenderera igihe kirekire, mu gicuku cyane ijoro Yesu akangenderera, akambwira ngo nutisubiraho nzabonana nawe.
njye numvaga ko Yesu buriya iyo avuze hari avuga nk'umwana w'umuntu, iyo avuze avuga nk'Imana, avuga nk'umugabo, avuga adatesha, avuga akomeza icyo avugana n'umuntu. Aleluya. Dufata urugendo dutorotse ikigo turagiye, tugeze ahantu hari urusengero runini cyane. Aleluya. Ati rero icyo nagutumiyeho ntabwo nari ndwaye kugira ngo tujye kwisengera, urumva ko yari afite ibindi agambiriye. Twaragiye turasenga, igihe kigeze, aleluya, turatanka nko mu masaa 3. We yari kuri misiyo ya bya birara. Tugeze mu mayira hagati baranterura, ibyo birumvikana. Aleluya. Baranterura, urumva ko ikigo nari maze kugitoroka, ubuzima numva burahagaze. Ya ntabwo nari nzi naho ngiye, ari ukunyica, ari ukubaho, ntabwo nari nzi aho ngiye. Turagiye na bya birara bigera ku 8, turagiye bona tugeze mu rugo rw'ikirara. Twari inshuti, ariko nakibwiraga iby'ubucuti ntazi ko bizagera kure. Aleluya. Bazanye ijambo rivuga ngo Yesu nagukerereza azagutegera. Aleluya. Abankurikiranye, aleluya. Amina. Ubwo nahageze meze nk'imbohe, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, nta kurya nta kunywa, ubuzima burahinduka. Ukwezi, umwaka, imyaka 2, nuko ubuzima burakomeza, mba muri wa mubabaro. Aleluya. Ariko nari naravuganye n'Imana, Imana ikambwira ko izangirira neza, Imana ikambwira ko izampa ibyo kunezeza, mbwira ko izampa urugo, mbwira ko izampa ubukwe, byose Imana igenda ibimbwira. Ese namwe abantu bavuganye n'Imana? Imana iyo yavuze rero, akenshi Imana iyo ivuze abantu bagira ngo ntabwo ivuze. Imana iravuga. Aleluya. Amina. Aleluya. Mugabo akazajya ambwira ngo ariko bura wasenze Imana. Ese ko nabonaga uri umunyamasengesho, hano wahageze ute? Twabugeze ngiye nkurira babaza. Ntibyatinze muri iyo myaka nza kugiramo n'inda. Dutangiye nkigeraho nahise ngira n'inda, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa 4 nari narumiwe, umwaka wa 5. Aleluya. Atangiye kuzamo no guhuma. Yesu nashimwe. Amina. Aleluya. Ariko nge narozwe n'umuntu wo hafi, ndogwa n'umuntu uvuga Imana, ndogwa n'umuntu uvuga dawe uri mu ijuru, arankosora biremera. Ariko abankurikiranye ndababwira ngo Imana nunyura inyuma yayo, ntunyure imbere aho ishaka kugira ngo unyure, Imana izagukosora. Imana yarankosoye ndabibona, Imana inyuzeho ikinyafu, ndababara, ubuzima burambabaza, inzara irandya biteye ubwoba, ndababara, nkabura naho narambika umusaya, ariko nkibuka ko Imana yavuze, nkabura nuko najya imbere y'Imana. Aleluya. Kugira mugenzi ngo n'ubukene ni bubi. Nambaye igitenge kimwe muri iyo myaka yose, igitenge kiragenda kiracika. Niba gucika koko urabyumva ngo cyari igitenge cy'amateka, ariko muri icyo gihe cyose niko narimo nari impumyi, bakagenda bansindagiza. Mfite muramukazi wanjye unkunda, akanjyana imbere y'Imana. Aleluya. Nagera imbere y'Imana, Imana ikambwira ko izangirira neza. Nagera kwa muganga ngo nta mwana uri mu nda. Byari ibintu bikomeye. Aleluya. Amina. Ndabwira ko ibikomeye ku Mana biroroshye. Imana iza kuntumaho umuhanuzi muri iyo myaka 5. Imana imbwira ko igihe cyo gutabarwa cyageze. Imana igenderera nijoro, ariko ituma umuntu w'umuhanuzi aza ari umwana mutoya cyane. Mwana arambwira ngo igihe cyo gutabarwa cyagizeho, ampamagara mu mazina inshuro 2, hamagara ngo Sara, Sara, Sara. Arahamagara, numva ni nk'umuntu mukuru umpamagaye cyangwa se w'umuturanyi. Imana irambwira ngo igihe cyo gutabarwa cyageze, ariko warampemukiye, ariko ndi Imana ikugarutseho. Aleluya. Abankurikiye, aleluya. Ibi tubabwira ntabwo ari igipindu, byo tubabwira nibyo twanyuzemo. Ni ubuzima bukomeye, ubuzima burambabaza. Niba utarabona Imana, genda gake. Imana nge narayibonye ngenda, nyibona ndyamye, nyibona nicaye, nyibona nshonje, nyibona abantu bahagurutse, nyibona imiryango yahagurutse. Muvuge ngo amen. Amen.
bwarakeye mu gitondo ariko ubwo ndacyari impumyi. Aleluya. Ariko mu guhuma hari aho byari byaturutse. Njye nasize indahiro. Indahiro murayizi? Njye nasize indahiro, nasize kutamena igisabo. Numva ko abankurikiye igisabo murakizi icyo ari cyo. Njye nasize kutamena igisabo, nzinzira umukecuru mubi, tugirana indahiro, ndayanga. Mu kubyanga ahera uko ankosora kugira ngo mwumve se yahumye ate, byagenze ute, yahumye ni ibintu byizanye, ni karande, ni ibyo mu miryango. Njye nakosore mu rugo nari ndimo. Aleluya. Umukecuru nabonaga ari umuntu mwiza cyane, nabonaga ari umukecuru usa neza, witwaye neza, utangirira nabi, mwita mama umunsi ku munsi, ariko aza kunkosora nsize indahiro. Icyo gisabo yampamagaye isaa 3 za mu gitondo, ndabyibuka ari kuwa kabiri. Aleluya. Ambwira ati kugira ngo turwanye abanzi bacu. Tangiye mbabwira ku by'amategeko, atangira ati kugira ngo turwanye abanzi bacu hacyo tugomba gukora. Twari mu cyumba turi abantu bangahe? 2. Icyo gukora rero yateretse igisabo ku buriri, asana n'agakoni keza cyane gasize amavuta, ati igisabo nukimena bikagenda neza nzaguha icyo ushaka cyose. Birumvikana ko n'inka ari kuyima yongera iyo ndahiro. Amina. Ndavuga ati se muri iyo ndahiro tuzakora iki, tuzabigenza ute? Kurabigeza umuntu ukiringira umuntu. Cecuru yarankosoye ndabibona, ntabwo nari nzi ko ikosora ribaho, ariko Imana ikambwira ngo nudakora ibyo gukiranuka nzaguhana. Imana irambwira ngo nzakwanika. Njye ntabwo numvaga ko Imana yakwanika umuntu. Njye Yesu yaranyanitse ndabibona. Aleluya. Uko mwanika imyenda nanjye Yesu yaranyanitse, izuba riramfira, imvura iranyagira, mbura aho narambika umusaya. Ariko kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, uvuge ngo Yesu arakiza. Yesu arakiza. Aleluya. Uyu muntu mureba arareba. Nta muntu wamuzanye mu maboko, ni umugabo wo kubihana. Nakize nta muntu mpumuye, nakize nta muti, nakize nta rushinge, Yesu arangenderera. Aleluya. Ariko atarangenderera, nyuma ya cya gisabo umukecuru yarababaye cyane, tunavugana nabi ko nari maze kumwumvira ubusa. Aleluya. Narababaye cyane, ariko ntabwo nari nahuma, nari ndimo kureba, turebana bisanzwe. Umukecuru arambaza ati se mu maso wisizemo amavuta? Navuga ati ntabwo nagize kwisiga. Aransiga kuko nari nabuze ubwenge, n'Imana yandekuye kugira ngo isohoze icyo ugomba kugira ute gusohoza. Aleluya. Amina. Aleluya. Umukecuru arambwira ati koko nta kindi kintu warenzaho? Mbwira ko ntacyo narenzaho. Navuga ati nzamanza mbase mama wanjye, nabinyemerera ko tumena icyo gisabo nzabikora. Umukecuru asohoka ababaye, ariko anyereka ko nta kibazo. Ati nagira ngo ndebe ko ufite ubwenge, ariko nsanze ufite ubwenge. Nari ndimo niganirira, numva ko birangiye. Ageze hanze y'amavuta nababwiye, arayansiga. Hanyuma n'iminota 20 nari maze guta ubwenge. Inzu ndayibura, umuryango ndawubura, numva noneho mbaye nk'umusazi, haye ubwenge. Abarozi bariho, imbaraga z'abadayimoni ziriho, mva nabamaje mu buryo butandukanye. Aleluya. Umuntu yakuroga gukozeho, yakuroga kugaburiye, yakuroga murebana, yakuroga muganira, yakuroga yarakwambitse, yakuroga yarakugaburiye. Turageze ngo byose birashoboka. Aleluya. Amina. Aleluya. Ntabwo bamfite. Iyo tuvuga aho Yesu yadukuye, ntabwo bidutera isoni. Haleluya. Amina. Ntabwo bidutera isoni. Amina. Kwa kundi nagenda umunyeshuri, ntabwo ne nakagera no mu rugo, ariko mu rugo iyo nkuru yagezeyo ko nashatse umugabo, nkaba narabaye n'impumi. Ubu mundeba nagendaga ndi mu maboko. Aleluya. Amina. Aleluya. Namase imyaka 8 ndi impumi. Ongeraho ko yanda ikimara kugenda uko yabikosoreye icyarimwe. Aleluya. Yarabikosoye, inda arayikosora, mu maso arahakosora, umugongo arawukosora, amaguru arayakosora, amaboko arayakosora, sigara ndisesenge. Ubujyanye no kuvuga Imana nasigaye ndi n'ikiragi, nta kuvuga. Cyakora inzara yamara kungera ngo atega amaboko.
aleluya, tega amaboko ndimo gusaba ngo bagire icyo bama, ariko inzara yarandiye, agahinda karandya, satani kansanga mu gicuku cya nijoro ati harya wakoreye Imana, ngaho nigutabara. Yesu nashimwe. Njye ariko nari umuhanuzi, ariko umuhanuzi wabivangavanze, kuko iyo ngira kumvira Imana ntabwo nari kunyura mu nzira Imana idashatse. Nagize guhuzagurika, ngira inshuti mbi, ngira abavandimwe babi, ngira umuryango mubi, ariko Imana yarandengeye, ubu ndi muzima tuvugana. Imana ni inyembaraga, Imana irakora mu gihe gikwiriye. Aleluya. Ntabwo byagarukiye aho, ntangira gusenga ndi impumyi, ntangira kuvuga gukomera kw'Imana, noneho umwuka w'Imana urongera ungarukaho, ndi impumyi, abo mpanurira simbareba, abo mpanurira sinzi abari bo, ariko Imana ikabana nanjye, ikavugana nanjye. Imyaka 5 n'amezi 3 Imana irangendera, turi ku rusengero, Imana irambwira ngo igihe cyo gutabarwa cyageze. Aleluya. Ariko numva ni Imana ivuze. Imana ikoresha akana k'agahungu gato cyane kari katurutse ahantu ngo bita Kibungo Ngoma, ndumva ko mwaba muhumva cyangwa se munahazi. Aleluya. Imana iramutuma, mwana araza aravuga ngo Imana yambwiye ngo igihe cyo gutabarwa cyageze. Bikutana nuko Imana yari yambwiye ngo igihe cyo gutabarwa cyageze ute? Cyageze. Mwana nta kintu yampaye uretse amazi yonyine, arayasengera, ariko kuguma birakomeza bigumaho, ndetse wa mwana wari mu nda ntabwo yakoraga, nta konka, nta kubuja, namwe murabyumva abantu babyaye, ariko Yesu naramubonye. Imyaka 5 n'amezi 2, ndetse harenzeho n'iminsi nk'ingahe, Imana irangenderera. Nanone turi ku rusengero, fatwa ntungurwa n'ibise, ntungurwa no kumva umwana akina mu nda, ntungurwa n'ibyo bintu, Imana irantungura. Ngiye kwa muganga baravuga ngo ndabyara, kandi umwana yari yarabuze. Aleluya. Tukirimo hagati dusubiye nk'inyuma gatoya, nagiye kubonana na dogiteri, ambwira ko nta mwana uri mu nda, batero madamu nukwihangana, mu nda harimo akanyamasyo. Abankurikiye, aleluya. Base kuko nge nagendaga numva ko mu nda harimo akanyamasyo, kumva ko nta kintu kirimo, ibyo kwizera ntabyo, ubwenge bwari bwaragiye, kandi niko ndi impumyi, ngenda nk'abakaba. Aleluya. Amina. Aleluya. Igihe cyo kubyara kigiye kugera, hari kubura nk'iminsi 2, umugabo anyohereza mu rugo. Aleluya. Amina. Kunyohereza mu rugo, arambwira ati hangane, nzajya ngusura, nzabana nawe, urabona iby'ubuzima byanze, igihe nikigera nzajya ngusura, nzakuba hafi, nuko kugira ngo muve mu maso. Aleluya. Abisi barahemuka, ariko abankurikiye numva ko nta kure habaho Imana itakura umuntu. Ushobora kurarurira, ushobora kuba ufite agahinda, kuba warabuze ababyeyi, warabuze umuryango, nta rubyaro, nta byo kurya, ariko Yesu yahageze biramenyekana, mu mudugudu bikamenyekana, muri karitsiye bikamenyekana. Uvuge ngo amen. Amen, amen. Mubiri urambabaza cyane, kandi ubwo uwo mwana mu nda wagira ngo yari ameze nk'inyamaswa, numvaga ari nk'igikoko, ni nkaho cyasohotse mu nda, numvaga nta mwana urimo, umwana ntakina, ariko cyagiye kinye mu minsi 2, ku munsi wa 3 ngiye kwa muganga, kambabwira igitangaza Yesu yankoreye, barambwira ngo urabyara, kandi ufite umwana munini mu nda. Aleluya. Umwana umwe namubyaye isaa 3, ku munsi ukurikiye isaa 9 nk'ejo ndongera mbyara undi mwana w'umukobwa. Imana ikora igitangaza. Aleluya. Amen. Aleluya. Bavuka ari abana bazima, cyakora bavuka umwe yari yikoreye ingata, undi ntiwamenya ibyo yari ahambiriyemo, utamenya ibyo ari byo, wagira ngo ni nk'amashitingi abahambiriyemo. Iby'ubuzima byarabaye ubuzima, ariko sindeba. Ako kanya ngira aho ngaho, Imana iramurikira, ndebaho gakeya cyane, mbona ko ari abana 2, haciye nk'iminota 15 ndongera ndahuma. Iby'ubuzima byari ubuzima, maze guhuma biba birarangiye, ariko ntabwo nari kumwe na mabukwe, nta mugabo nari kumwe nawe, mukuru wanjye ndamushimira, byambaye hafi. Ku munsi ukurikiye niwe wahansanze, urumva ko Imana yifitiye inzira nyinshi.
aleluya, Amina. amina, Amina. amina, Amina. amina. Wababara biri hanyuma y'uyu mugore, umugore yarababaye cyane, bibaye aho rero bana ndabonsa, kuri wanjye abana nanjye, hazamo n'indi ndwara yo kuva cyane biteye ubwoba, urumva agahinda karakomeza kariyongera, abana barakura, ukwezi, amezi 2, amezi 3, aleluya, tutarasimbuka muri ayo mezi, musaza wanjye agira icyifuzo cyo kuza kundeba, aleluya, akundeba, afata urugendo aza mu majyaruguru, araza ageze mu rugo, asanga ubuzima bwarahindutse, asanga impumyi barayikingiranya bakigendera, avuga ati nzamujyana i Kibungo, nagera i Kibungo Imana izakora igitangaza, bazanamuvura byemere. Ariko ndakubwira ngo aho inzira zawe wumva uzanyura ntabwo ari inzira z'Imana zigira ute zinyura. Baranzanye kugera inaha, Imana ibana nanjye, Imana ingirira neza, umwana we yapfiriye nzira, ndababara cyane, ariko ntibambwira ko umwana yapfuye, n'ubundi ntabwo bari kubwira impumyi, ntabyo nari nkurikiranye. Kuri wanjye yakomeza abana nanjye, arandwaza, umwaka wa mbere, 2, 3, umwana agize imyaka 3, ndacyari impumyi muri ya myaka 8, Imana irampumura, impera Imana icyubahiro. Yesu yangendereye isaa 9 z'amanywa, basize bakinze urugi, ntungurwa n'urusaku, numva harimo amajwi ahorera, cyakora ikorasi nibuka iravuga ngo iyo mirindi niyo gutabarwa, iyo mirindi niyo gutabarwa, iyo mirindi niyo gutabarwa, kingura umutima, kingura urugi, nahageze. Numva ni nka musaza wanjye uhamagaye, akabakaba ngo ngere ku rugi nkabura urugi, kuko n'ubundi nari narabaye sesenge, nta guhaguruka, imvura yabaga yaguye aho bansize naho, izuba ryava naho, iby'ubuzima byarabaye ubuzima, aleluya. Iyo ngeze ahantu njye ndababara, bikantera kwibuka cyane, ariko ndashima Imana ko Yesu yampumuye nta kiguzi muhaye, nta mafaranga. Abankurikiye muvuge ngo Yesu arashoboye. Aleluya. Amina, aleluya. Amina, aleluya. Abo wababara biri hanyuma y'uyu mugore, imyaka 8 yari myinshi ku buzima bwanjye, n'uwakubwira ngo uhumirize amasegonda cyangwa se umare umunsi uhumiriza, wongere urambura amaso byanjye, sinzi ukuntu wabyitwaramo, ariko njye narabaze imyaka 8, nsanga Yesu nta kintu atankoriye kugira ngo mbeho. Aleluya. Yesu amaze kungenderera muri ayo masaha, numva araza arakomanga urugi, mu gukomanga urugi, amina, numva ariko atangiye no kuririmbira hejuru indirimbo ivuga ngo mbahaye itegeko rishya, mbahaye itegeko rishya, n'iryo gukundana nk'uko n'abakunda. Haleluya. Numvaga wagira ngo ni nk'umupadiri kera narinzi urimo kuririmba iyo ndirimbo, hageze aravuga ngo nahageze, ngaho saba icyo ushaka. Ndavuga ati ikintu cya mbere nkeneye kureba umwana wanjye. Urumva ko uwo mwana yari afite imyaka 3. Aleluya. Nta kindi kintu navuze, navuze ko nkeneye kureba umwana wanjye. Arambwira ati tuza umutima, mukanya ndamukwereka. Ntabwo byatinze rero, akora ku maso arafatana cyane, icyondo kirafata, numvaga ari nk'ibintu by'ibyondo utamenye ibyo ari byo. Arambwira ngo ahore bamukwizera, ndavuga ati nta kureba mfite, nabaye impumyi. Aleluya. Bwira mugenzi ngo n'ubundi wari impumyi. Maze kumubwira ko nabaye impumyi, arambwira ngo 2, 3 reba, ndabyemeye. Mu kureba bona ndareba, bona nageze ahandi hantu ntamenya, naho ngo muri ayo mahirwe yose bagiye bagerageza mu bapfumu, aho bageze bakabirukana, ati uwo muntu yakoreye Imana mu musubizeyo. Aleluya. Nta mupfumu wigeze nkozaho ikiganza, nta n'umuti, ni Imana yonyine yanyikoreyeho, iremera. Aleluya. Amina, aleluya. Kugira mugenzi ngo byaremye. Arambwira ati tugiye kugirana amasezerano, uzankorera. Ndavuga ati nzagukorera. Arambwira ati kare kose ko wanze kunkorera wakoraga iki? Ndavuga ati nari nkiri mu mwuka w'ubuyobe,
noneho ngiye kugukorera. Uhereye uwo munsi Imana itangira kuvugana nanjye, ntangira kuvuga mu rundi rurimi, naterura amagambo havuga mu rurimi, naterura amashimwe ngaterura mu rurimi. Imana itangira kuvugana nanjye, tangira kubana nanjye ndi uwa njyenyine. Saa 10 n'igice abanyeshuri bataha, abanyeshuri barimo bataha, Imana inyereka aho ngomba kunyura. Mu gukingura urugi nsanga kuko ndi ahantu ntazi, nditegereza mbona ni ahantu hari intoki, ntabwo nzi igihe nahagereye. Aleluya. Umwana ndamubona, mbona ni umwana mukuru uteye imbabazi. Impera Imana icyubahiro. Amen, amen. Aleluya. Amen, aleluya. Urumva ko ibi bitangaza Yesu yagiye ankorera, wowe unkurikiranye, nta kure habaho Imana itagukura. Ndagira ngo ngutangarize ngo Yesu nagukerereza azagutegera. Yesu yarankerereje cyane, ndakerererwa, baramvuga bati ni umusazi, bandi bakavuga ati yabuze ubwenge, ariko Yesu yabikoze uko ashatse. Aleluya. Bitanyuze ku bapfumu, bitanyuze ku baganga bakomeye, bitanyuze ku miryango iri hejuru, Yesu yabikoze uko ashaka. Mwongere mu muhereza icyubahiro. Ubu ndi muzima, ndashima Imana yakoze iyo mirimo n'ibitangaza, ikongera ikangarukaho. Aleluya. Amina, aleluya. Ubuhamya buba bwiza, ntabwo mbabwira ngo barampetse banjyana ahantu havugutira ibyatsi mu maso, ahubwo Yesu yaramvugutiye aranshura kuko inkamba zari zamaze kumvamo. Aleluya. Amina, aleluya. Amen. Imana yitwa Imana. Uhereye uwo munsi ndahumuka, abantu basanga ndimo mvuga Imana, nitera hejuru. Wa murwayi wari ku kidendezi, nanjye numva ko yari baye imyaka myinshi cyane, imyaka 8, ndumva ko yari myinshi. Amurankurikiye, imyaka yari myinshi, ariko Yesu ni umugabo, Yesu ni intwari. Nagukerereza azagutegera, nagutinza azagutegera, nakwambika ubusa azakwambika. Birageze ngo Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Aleluya. Amen. Amen, aleluya. Amen, aleluya. Imana yarambwiye ngo nzabana nawe, kandi ngo nzagutuma ku bakomeye, nzagutuma mu turere dutandukanye, kandi ngo akarere ka Kayonza naho nzabana nawe, nzagendana nawe, ubu niho ndi. Amen, aleluya. Aderesi ni mu gihugu cyo mu ijuru, ariko Imana izatugirira neza. Imana irambwira ngo uhereye uyu munsi uri umugore w'umusibire, igihe nikigera nzakwimura. Igihe nikigera Imana izanyimura, kandi bizamenyekana, namwe muzabibona ko Yesu yanyimuye. Tuvuge ngo amen. Amen. Aleluya. Amen, aleluya. Nta ndwara Yesu atakiza, nta kaguru atakiza, nta kaboko atakiza, nta mutwe, nta mugongo, byose Yesu arabikiza. Aleluya. Amen, aleluya. Kuvuga Yesu ko akiza ntabwo bidutera isoni. Hano y'umwuka wera Yesu arongera aranyakiriza bundi bushya. Bivuge ngo nari narazimye, ubundi umuntu ukorera Imana kandi yivuga by'ukuri bindimo, ibihamya birahari binyemeza ko Yesu azangirira neza. Ubu njye n'umuntu nta kintu kizongera kumbabaza, nta rupfu, nta mubabaro, nta bwoba. Aleluya. Vuga nkiza amanga. Murabona mpumiriza se? Ndareba ko Yesu yarabinyemereye. Mwongere mu muzamurira icyubahiro. Amen, amen. Aleluya. Aho narindi rero batungurwa n'icyo gitangaza Imana yakoze. Abamwe bavuga ati se niwe, abandi si we. Bivuga ngo Yesu yagiye kubikora ajya atungura abantu. Amen, aleluya. Nanjye Yesu yabashyize mu gahuge, arantungura, ankura mu maboko y'abarozi, ankura mu maboko y'abagome. Yesu aritamurura. Amen, aleluya. Amen, aleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo kwihanganira ibitugerageza, niwihangana Yesu azagukomeza. Abankurikiye ndababwira ngo Yesu arakomeza, Yesu agendana nawe mu kibazo cyawe, mu nzara, mu bukene, mu mubabaro, Yesu agendana nawe. Aleluya. Amina, haleluya. Nababwiye ngo nta mupfumu wankozeho, nta muganga uretse Yesu wenyine. Yaravuze ngo nzaguhana, ndavuga ngo nzakwanika, ibyo byose arabikora. Ndavuga ngo nzakugira kari murore. Abantu baraza barareba, abaseka baraseka, abakubita ibitwenge baraseka, abumirwa barumirwa. Ni ukuvuga ngo nari narababaye, ariko ubu ndi umumama ushima Imana ko nta jambo Yesu avuga ngo rigire rite rihere. Aleluya. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Muri ibyo bavuga ngo intambara zitabayeho wavuga iki? Ntacyo wavuga, byarandenze,
byuzura ku mutima wanjye. Aleluya. Navuga ngo nzabivuga isi yose, nzabivuga mu banyamahanga, kandi ntabwo byagarukiye aho. Yesu arambwira ngo nzakugira umuhanuzi uhanurira amahanga. Tuvugana ndi umuhanuzi uhanurira amahanga, kuko Yesu yabyemeye. Mwongere mu muzamurire iki. Amen, amen. Aleluya. Byaremeye nta gushidikanya, na n'ubu ndakomeye, ndashikamye, ndi umugabo wo guhamya ibya Kristo. Naramubonye nijoro, ndamubona igihe cyose, nta gushidikanya. Aleluya. Nawe ndakwifuriza kuzamubona Yesu ku kigeragezo cyawe. Yesu avura inzara, Yesu avura umubabaro. Uyu mugore inzara yaramuriye, agahinda karamurya, kubura urubyaro biramurya, kumara imyaka 5 birababaza. Abwira ababuze urubyaro ngo Yesu atanga urubyaro, babuze amafaranga Yesu atanga amafaranga. Aleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Ndashima Imana aho igesheje ikora. Mwongere muyiramburira amaboko. Amen, amen. Aleluya. Aleluya. Abazashaka kundeba bazandeba, bakeneye nimero yanjye bazayibona. Ndi umugabo wo guhamya. Nari narahumye ya myaka 8, umugongo wari waracitse, no kuva byari biri kumwe, ariko byagendeye rimwe. Yesu abikora bikoze. Ubu ndi muzima, umugongo ni muzima, amaboko ni mazima, umutwe ni muzima. Ni ukuvuga ngo hose ndi muzima, isi yose ibyumve ko Yesu yangiriye neza. Aleluya. Nimero yanjye 0783821421. Imana ibagirire neza. Kadusubiremo nimero yanjye 0783821421. Nimero ya Airtel Tigo 0783823643. Imana ibagirire neza. Ubuhamya bwanjye naho, ibindi Imana ibagirire neza. Aleluya. Amina. Haleluya. Ndarindiriye icyo Imana yavuganye nanjye. Yavuze ko itazantererana, ivuga ko itazankoza isoni, aho rukomeye ko izabana nanjye. Ushobora kuba ubabaye, ufite agahinda, ushobora kuba ufite ikigeragezo umaranye igihe. Bibwire Yesu, turahari, tuzagufasha, tuzagushyigikira. Aleluya. Imana ibagirire neza, Imana ibane namwe, Imana ibishimire. Amazina yanjye mushimiye Imana Sara. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Mana turagushima, turaguhimbaza. Uri Imana ivuga bikaba, uri Imana igira neza umunsi ukira. Izina ryawe rihimbazwe. Twarimo dutangariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi imirimo wadukoreye Mana. Byaraturenze, byarenze ubwenge bwacu. Izina ryawe rihimbazwe. Imana ikuraho ibisazi, Imana ihumura, Imana irengera. Turagushima, turaguhimbaza. Uwiteka Nyiringabo Imana, turi imbere yawe aya masaha, reka utugirire neza. Reka buri muntu wese udukurikiranye umwambika imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Uri igitangaza, uri umugabo, uri umukozi w'umuhanga. Turagushima, izina ryawe rihimbazwe. Uwiteka Nyiringabo Imana, reka ubwoko bwawe burwanyirire, barwayi bakize. Izina ryawe rihimbazwe. Abababaye Mana ubagirire neza, abahumye bahumurwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo, rebotakerebojesi, uri umukozi w'umuhanga. Reka usubane natwe, reka urukire mu mitima yacu. Izina ryawe rihimbazwe. Uwiteka Nyiringabo Imana, igihugu cyacu gishigikire, bafite ubwoba barengere, babuze amafaranga uyabahe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, uri Imana ikora, uri Imana igira neza. Na nyuma ya Seru twarakubonye, Imana igira neza, Imana ihumura, Imana ikura abantu mu maboko y'abarozi. Turagushima. Amahanga yose akora ibyo gukiranuka aburamemera, sino kubemera ubemeza n'abantu. Izina ryawe rihimbazwe. Mana twarakubonye, turarindiriye, turi muri aka karere ka Kayonza mu izina rya Yesu Kristo. Wakura umuntu mu karere ka Rubavu ukamuzana mu kandi karere. Twarakubonye Mana, twabonye ineza yawe, twabonye imirindi yawe. Izina ryawe rihimbazwe. Komeza kubana natwe kandi tugirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Nimwongere Yesu icyubahiro.